Mwiriwe neza nshuti zanjye babyeyi beza, uyu munsi nongeye kuza kugira ngo tuganire kuri bya biganiro byiza byo kwita ku bana bacu. Yego, ni ukuri uyu munsi ndashaka ko tuvuga ku kibazo gikurikira. Ese waba ufite umwana ukubagana, uhora usimbagurika, uticara hamwe, wamuhamagara akaza ariko ntakugereho, agahita yirukanka, waba uri kumufasha mu mikoro yo ku ishuri ugasanga urabimukora asimbuka yirukanka. Mu by'ukuri rero nagira ngo ubwize ukuri ko ibyo bitavuze ko umwana akwiriye cyangwa se yakura akaba ari umwana mwiza, agakura ari umwana mwiza. Iyi ni Yarisho ya TV show. Ukore subscribe wowe utarayikora, like, share and comment kugira ngo urusheho kumenya uko wakwita ku bana nk'abo ngabo niba ubafite. N'ubusanzwe rero jewe n'ubusanzwe ndi umwarimu, nigisha abana batoya. Niyo mpamvu uyu munsi nateguye iki kiganiro kugira ngo nkwereke uburyo wareramo umwana nk'uwo nguwo agakura afite imbaraga nyinshi, yego, ariko agakura neza ndetse ari umwana ukubaha, ikindi akaba ari umwana utagutesha umutwe. Ikintu cya mbere rero ukwiriye kumenya ni ukubanza kumenya uwo mwana wawe. Ese umwana wanjye ni mwana ki cyangwa se ameze ate? Umwana udatuza cyangwa se uticara hamwe ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo umenya neza ko uwo mwana nyine niko ateye kandi ukwiriye kumufasha. Hari abana benshi bagira imbaraga nyinshi rero, ariko bagakunda gukina, bagakunda gutembera, bagakunda kugenda. Ibyo rero iyo uramutse ubibonye ku mwana nk'uwo nguwo wawe, ntabwo ukwiriye kumushyiraho igitutu gikomeye cyane, ahubwo icyo wagakwiriye kumufasha ni ukumufasha ukamuyobora muri ubwo buryo bwe abikoramo. Imbaraga ze ukabasha kuzerekeza aho zigomba gukora ibintu by'umumaro. Iyo dufashije rero abo bana gukoresha izo mbaraga zabo gutyo, nibwo tudateshwa umutwe cyangwa se nibwo tutagira umunaniro ukomotse ku kwirirwa tubavugisha cyangwa se nabo batuvugisha menshi. Umwana rero ntakenera guhora avugana nawe menshi cyane, uya rwose ntabwo babikunda, ahubwo icyo waba akeneye ni uko umuyobora mu byo arimo arakora. Ikintu cya kabiri rero ni ukumuha ibikorwa cyangwa se ibyo gukoresha umubiri we. Niba umwana wawe adatuza, akaba ari wa mwana uhora usimbagurika, uticara hamwe, mbese ubona wa mwana uvuga ngo uyu mwana nta fatiro afite, ntabwo kumubwira ngo yicara atuze ari cyo gisubizo cy'uko wamufashije. Mu by'ukuri ikintu ukwiriye kumukorera ni ibi bikurikira ngiye kukubwira. Mushakire ibikorwa bituma umubiri we ukora. Ushobora kumuha ibikinisho byo gukinisha, ushobora kumuha imyitozo yo gukora mu byo yize ku ishuri, ushobora kumwigisha gukoresha amaboko ye ariko ibintu bifite umumaro. Nkanjye rero uhorana n'abana cyangwa se uba mu bana, ngira ngo nabwiye ko ndi umwarimu n'ubusanzwe, mbona uyu mwana akoresheje amaboko ye, ubwenge bwe ndetse n'ubwonko bwe bugakora n'umubiri we icyarimwe, biri gukorera icyarimwe, ibyo bituma umwana atuza kandi akiga neza. Ni nayo mpamvu rero nateguye ibikoresho. Iyo nateguye ibikoresho, niyo mpamvu iyo nateguye kubigisha ngewe negura ibikoresho byo kwandikaho, byo gusoma, ndetse ngategura n'uburyo bwo kubibigisha ariko binyuze mu mikino, kuko nzi ko abana bakunda gukina. Uzarebe ntushaka kumubuza ngo icare hasi abikwemerera. Icyo gihe rero iyo ubikoze muri ubwo buryo, umwana yiga neza, umwana akora icyo ushaka neza. Ikintu cya gatatu ni ukumuha igihe gito cyo kwiga ariko kenshi. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe abana batoya bararambirwa cyane, ariko hari ikintu cy'ingenzi ngira ngo nkubwire. Mu gihe ugiye gufasha uyu mwana wawe, uri kumufasha mu masomo ye, kumwigisha ikintu runaka, ndakwinginze ntukazajye urenza iminota 5, kuko nyuma y'iminota 5 aba yatangiye kurambirwa. Niyo mpamvu ukwiriye kumwigisha iminota 5, warangiza ukamuha ibikinisho byo gukina nanone nyuma ya minota 5 umaze kumwigisha cya kintu, kuko nabyo ni ibintu byiza bimufasha. Hanyuma nabyo ukabigenera igihe cyo kuba yabikora akabirangiza. Iyo icyo gihe kirangiye, urongera ukamugarura mu isomo bikemera. Ikintu cya kane rero, abana bacu bameze gutyo bakubagana, bahora basimbuka, bahora bagendagenda, ntabwo bakenera amategeko menshi, ahubwo bakenera amategeko make ariko akurikizwa. Iyo uvuze amategeko menshi n'ubundi ntibituma atangiza ibyo yagombaga kwangiza, ariko iyo umubwiye make asobanutse ndetse akanakurikizwa, bigenda birushaho kumufasha gusobanukirwa. Mu by'ukuri reka mbabwirire ijambo, mumbabare mu byumve. Umwana udatuza cyangwa se umwana ukubagara, umwana uhora asimbagurika, ntabwo ari umwana mubi, ntabwo ari mubi pe, ahubwo aba akeneye
kuyoborwa no gufashwa mu bintu byose arimo arakora. Ikintu cya gatanu rero ni ukumushyiriraho gahunda ihoraho. Umwana udatuza, umwana uhora usimbagurika, umwana ukubagana akenera gahunda ihoraho, kandi iyo gahunda ukayubahiriza. Ikintu cya mbere, mugenere igihe cyo gukina, iminota uyimubarire kandi ubimubwire uti ngo waye iminota 10 yo gukina, genda ukina. Iminota 10 yashirwa mwita iminota 10 yarangiye. Ikindi cya kabiri, mushirireho igihe cyo kwiga. Iyo igihe cyo kwiga kigeze mubwita iminota 10 yo gukina yarangiye, ahita amenya ko ari igihe cyo kwiga kigezweho, ugasanga yabyibwirije. Ikindi, narangiza kwiga umuhe n'igihe cyo kuruhuka. Ashobora kurelaxinga cyangwa se kuruhuka areba amakartuni y'abana, arimo mbese nawe ubwe ari kwikoresha ibyo yatekereje. Ni ibintu byiza. Iyo gahunda ihari mu buzima bwe bwa buri munsi iramufasha, ndetse igatuma nawe atuza ubwe, akaba pause, agakurikirana gahunda ze zose. Kuko iyo gahunda imwe irangiye ahita amenya iyikurikiyeho, kubera ko wagize gute, wabimutoje. Igice cya gatandatu rero ni ugushima aho gucyaha. Mu by'ukuri hari ukuntu ducyaha nabo ugahubuka cyasha umwana mu buryo bumubabaza, uzi ngo nibwo ugiye kumwigisha cyangwa se bigiye kumufasha. Ntukamubwire buri gihe ngo tuza, ceceka, hagarara hamwe, icara. Ayo ni amagambo adashobora rwose, adashobora gufata habe na gato. Ahubwo mubwire uti ndabona ibyo urimo rwose gukora ari byiza, imbaraga zawe ndazishima, ibyo uburyo uri gushyiraho umuhate ni byiza kandi bizakugeza ahantu. Ariko uyu munsi ndashaka ko noneho tujya gukora iki n'iki. Gushima byongera icyizere cy'umwana, kuko ahora buri gihe ashaka gukora ibyiza kurushaho, kugira ngo uzamushime noneho birengeje uko wamushimye. Ikindi kintu cya karindwi nababwira mwa babyeyi mwe ni ukubahumuriza. Mu by'ukuri kurera umwana ufite imbaraga nyinshi, kurera umwana usibagurika, kurera umwana uhora yirukanka aticara hamwe, ni ibintu bisaba kwihangana. Kuko iyo hatabaye kwihangana, hari igihe wisanga wahubutse ugakora ikintu kitari cyiza. Ariko kenshi bene abo bana n'abana biga vuba, ni abana bafata mu mutwe vuba ikintu wabigishije. Ubwenge bwabo burihuta, kuko icyo umubwiye cyose aracyumva. Ikindi, abo bene abo bana nk'abo ngabo bakunda cyangwa se bigiramo impano yo guhanga udushya, ndetse bashobora no kugera kuri byinshi wowe utagize gute, utanabigizemo uruhare. Murumva ko rero ari abana beza. Icy'ingenzi ukwiriye gukora ni ukumuyobora. Ntabwo ari ukumucyaha, ntabwo ari ukumubwira nabi, ntabwo ari ukumuvana aho yari ari kurubangana umubwira ngo icara hasi nanga ko utajya wumva. Oya, mu by'ukuri muyobora. Ibyo binari gukora, shaka uburyo wimuyoboramo ukoresheje biriya bintu twavuze hariya ruguru. Niba wifuza ubufasha cyangwa se uburyo bwagufasha kurera umwana nk'uwo nguwo mu kwiga se, ibikinisho byiza se, mu by'ukuri reka mvuge ngo waza kureba muri screen cyangwa se muri description, wamvugisha nkagufasha. Mu by'ukuri iyi ni tablet nziza ifite agakaramu kayo keza. Iyi tablet ifite agakaramu kayo keza umwana yigiraho kwandika, ntabwo ikoresha umuriro, ntaki, uko imeze nyine. Aka gakaramu si umuti, si iki, ko ubwayo yifitemo ubushobozi bw'uko ashobora kwiga kwandika kandi akandikishije bikaba ibintu byiza. Ngira ngo murabireba ko ari ibintu byiza. Iyo ari gusiba arasiba hano hasi nta kibazo, akandaho gutya agasiba. Mu by'ukuri murabona ko ni agakoresho keza. Akarera akarangariraho niba uri kumwigisha kuvuga ati andika 1, ni nk'urugero ndamubwira uti copy 1 nk'urugero, wowe ukazandika. Wahise mubwira uti zandike nawe aho hasi nk'uko nazanditse. Aka gakoresho yagahugiraho mu gihe wowe urimo ukora ibindi ntibigire icyo bimutwara. Ngaho rero iyi video ndagira ngo uyumve, nurangiza uyisharinga abandi babyeyi bashobora kuba bafite ikibazo cy'abana nk'abo ngabo. Mu by'ukuri baba bumva babatesheje umutwe, ariko mu by'ukuri si ukugutesha umutwe, kuko uwo mwana arashoboye kandi arashobotse, ahubwo akeneye ubufasha bwawe. Niba rero iyi video yagushimishije, kanda subscribe, sharinge iki kiganiro cyangwa se ugisangiza abandi babyeyi, kandi ntiwibagirwe gusiga comment yawe se wowe ni iki kigaragara cyangwa se cyagufasha kwita ku mwana nk'uwo nguwo udatuza, uhora usimbagurika, mbese twebwe tuvuga ngo yadutesheje umutwe. Murakoze cyane rero, ni Alinsha TV show. Nukuri ntiwibagirwe gukora subscribe. Murakoze cyane, ciao ciao.